yigize umugore ngo abashe gucucura abantu ngo yarabibye ngo arabiba arabanogonora. Polisi yo muri Uganda yataye muri yombi umugabo ukekwaho kwigira umugore kugira ngo abone akazi ko mu rugo azabashe kwiba amafaranga y'abamuhaye akazi. Uyu mugabo witwa Kayagara Yani bivugwa ko yitaga na Mirembe Rukia yafatiwe mu gace ka Mutundwe mu mujyi wa Kampala aho yari amaze igihe akora akazi ko mu rugo yarihaye umwirondoro w'umugore. Polisi ya Natete yatangaje ko uyu mugabo akekwaho kwiba amafaranga yawe yakoreraga, aho iperereza ry'ibanze rigaragaza ko yari yarihinduye nk'umugore kugira ngo abone uko abone umwanya w'akazi ko mu rugo. Abantu bakoreshaga umuntu bazi ko ari umukobwa ari inkumi naho kumbi ni umuhungu yarigize umugore baby akayakubita mutumeni jipe atane babonaga ipfundiko katari polisi bivuga rero Kayaga ngo yafatwe nyuma yuko abashinzwe umutekano umuntu se n'abagore se na Mirembe uyu ni umugabo uyu ni umugabo rwose na Mirembe yaranasutse Derezina Mirembe hano yakorera hano nimero zane yakorera medical center cyarandikwe cy'ubuvuzi nabo Uganda cyane nabo kone babaye nyuma yo gutaga muri yombi abo yakoreraga bavuye ko amafaranga angana na miliyoni 1,400,000 z'amashiringi ya Uganda yari yaburiye irengero maze batanga ikirego kuri polisi nibwo yaje kumufata bamugenzuye basanga koko yari umugabo uzi yuko ngo yibaga no mu rusengero sha hose yaracuruga mu rusengero akibaza abantu beza ba mu rusengero si bya bindi byawe kuzajya mu ijoro zaryumva amateka ibaza abandi turahumirije turi mu mwuka turimo turisengera turimo turegerana n'Imana wowe uri aho ngaho urimo uracunga agashakoshi kanye ngo n'agatelefone ngo kibe ubu ngubu kubera abajura ba mu rusengero dusiga dusenga dukanuye ngo uzuze isakoshi ngo ugiye guhazwa urasanga bayijyanye ni hatari kabisa urumva ari ibyo binene wabibonye ibyo ngibyo binini bya Viagra hoye ni ibindi bishya byaje ibindi bishyashya sundi binini bifasha iki bifasha akanyawo nyine kugira ngo umare igihe kinini mu gihe kinini muke mu mubonano mpuzabitsina mpuzabitsina se kare karemano bisaba ibintu bye yene birakora naka ndimukabishya abantu ahubwo nawe ibyo nabishyigikira ndabishyigikira ngeze ndi dogiteri ngenda koze n'uruganda urwakoze rero bino binini Chengira uruganda uburyo ibyo ntari byose ngengira uruganda aho wagombye ukombaza ngo warabikoresheje kaguhakanira rekatsome inkuru yanditse kugihe numva ikirimo rekatsome inkuru numva ikirimo ndaza kubwira ba bantu ngo bita abantu bo mu Rwanda batanga imiti ukuntu abigenza ese ibintu bikorwa na Pfizer burya Pfizer rwanda rukora imiti utwo nini tuwari ubururu nuko kaba gasanda kazi kabiri kabugutya no muri farumasi yo mu buryo biva mu nyine ese koko birafasha ntabwo nabikoresheje Viagra yabaye ikimenya bose kubera kwifashishwa mu bijyanye no kongera akanyabugabo cyangwa imyitwarire mu gikorwa cy'abashakanye ariko burya si yo gusa hari n'indi miti ikora nka Viagra iyihe rero tujya kwibwa mu gihe bisa nka shikarete bikora nka Viagra bizibahe yampaye nka data Viagra nubwo ari imiti yamamaye cyane mu gufasha abagabo bafite ibibazo byo kugira ibitsina bidafata umurego igihe kirekire mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina ntabwo ariyo miti yonyine ifasha muri iki gikorwa mu bijyanye n'imiti yakozweho ubushakashatsi ndetse yemewe kuba yatangwa n'abaganga ine muri yo ikunze gutangwa n'abagabo ubu bagiye kubihiga shaho akanyabugabo irimo sildenafil arizwi nka Viagra Virenadafil Tadafil Cialis Aviavir Stendera ibitaro bya Mayo Clinic bisobanura ko Viagra biba byiza uyifasha utariye oke biba byiza gufata Viagra utariye kubera iki isaha mbere yuko ukora imibonano mpuzabitsina urabona nk'ubu mu gitondo ntabwo wigeze urya ukayinywa ukayirya ukayifata hanyuma byibuze nka nyuma y'isaha ugahita ukora imibonano mpuzabitsina nyibuze ubuze imibonano mpuzabitsina mbuze uwo tuyikorana nta kazi kawe washe bigaragaza kandi ko iyi miti ishobora gukora mu gihe cy'amasaha ari hagati y'ane cyangwa nka data hagati y'amasaha 4 n'5 butarongera ku itarabasa arabeshya nukuri imeze gutya erega inkuru yanditse ku gihe sindimo kuyisoma Virenadafil nayo biba byiza uyinyoye utariye ndetse ukanywa ubusa ntiwapfa ahubwo ndetse ukanywa habura isaha imwe gukora imibonano mpuzabitsina ibaze ngo no kunywa we ntunanywe gusa wakora ibintu utameze neza mu biryo ntuhora ushobora guhura n'ibibazo nanjye niyo ndi kwibaza ngo ni imiti unywa habura isaha ngo ukore imibonano mpuzabitsina ni imiti ikomeye ifite ubushobozi bwo gukora amasaha 36 mpaye nka data ubwo urumva ni hafi iminsi abantu bazanapfa ni hafi iminsi Avanafil yo ni imiti ifata byibura habura iminota 30 iyo ni iminota 30 yo noneho ntabwo atindayo
icyakora kubera ubushakashatsi budahagije bwakoreweho n'ibigo bitandukanye by'ubuzima bigenda biburira abantu ku ikoreshwa ry'ibi bicuruzwa kuko nta buryo buhamye umuntu yamenyamo ingano doze y'imiti yafata. Ikindi ngo nuko ibicuruzwa utandukanye n'ibisanzwe ku isoko kuko nka shokora cyangwa shikarete bahekenya ntabwo bizwi igihe ishobora gukorera mu mubiri. Dore ngiye shokora dore bahekenya ni shokora bari nta gashokora uryo gahekenya ntazi hari ariko birabyo ndabizi ko bihari none bya Viagra hari ikintu cyo kimuntu kinini gisanzwe urakimira burundu kikajya mu nda kikajya gukora akazi aho kigomba kujya kugakora. Urabona umubare ijana wanditseho reba hari umubare ijana wanditseho CR ijana ni Viagra ijana zira ni babyita garama zira ni garama ijana. Noneho hari ikiba gifite 50 kanini kuri kukavuga nko kazi wa mugabo ko numva urimo kavuga oya noze nibona bireba kuri internet ngiye mbireba gutya ku mafoto none so ntacyo uzi genda bibona gutya ku mafoto sinakibona muri farumasi none njye nakubwiye ko bicuruza farumasi se bibamo nyine ugiye kwa muganga ukabaza muri farumasi mu byagaragara ijana cyangwa 50 yego babiguha biruka farumasi yo mu Rwanda Yesu we manu cyane ndikugurira arikoresha iki ahubwo ikibazo njye nifite gikomeye kibi binini nkuko ngo gukanyweye ya saha igashira umusheri wawe wari kuza akagutenguha naze byagenda bite asone ubwo ntushobora kuba umuntu akabona ko wasaza ahubwo udasanzwe ntushobora kukinga umuntu akavuga ati uyu muntu yasaze asazwe n'igeze muri kiriya gikorwa niba koko gituma umuntu agira intuza umuntu agahita abona ko udasanzwe noneho wahindutse umuntu agahita abona ko wahindutse igihe kinini nyine asanzwe akuzi ko ugira gutya iminota ingaha amasegonda gukeka ati wakameze to ariko we icyabapfa ni uko nawe umugereza ku byishimo bye bya nyuma ku byishimo bye bya nyuma ese ibyo bintu bamuvuga byishimo bya nyuma hari ibyishimo bya nyuma n'ibya mbere oya nta bya mbere bibaho ibya nyuma mbese kugira ngo ugitaga ibyishimo bya nyuma cya gihe nyine uba wishimye pe ukagera ku ndunduro nese umuntu arishima cyane kandi ntukamvugisha amangambure wanyereka mba ndi kukubaza nk'inararibonye umbaza ninde wakubwiye ko ndi inararibonye ibyishimo bya nyuma ubundi hari ibya mbere n'ibya nyuma cyane ntandukanyiriza n'umwe hari ibyishimo bya mbere ibya mbere ntabwo bari ibyishimo ni akababaro ahubwo ibya mbere ni akababaro nta byishimo bya mbere bitandukana bite ariko rinjye mu byishimo bye bya nyuma handi yishima kugira akumva ameze neza ikiriya gikorwa iyo abantu bagikora bazamo no kwishima cyane neza nese bigenda bite umuntu yishima uraseka se uraseka ukanezerwa nyine yamaye none uranezerwa cyane babona none se nese n'ibyishimo bifata umugabo cyangwa bifata umugabo mwese umugabo byo bigomba kugufata byanze bikunze ku mugabo we biramufata byanze bikunze ariko buriya nkweretse ubushakashatsi buherwa kugira gukorwa mu mwaka ushize bugaragaza ko abadamu 92% ku isi 92% ku isi yose ibyishimo ngo ntabyo bazi no bushakashatsi 8 iyo umuntu atake akaba umugabo akabona umugore arishimye akaba bari inkoko ntabwo ari byo bavuga kira gikorwa bakagikora kandi umudamu akongera ati sheri urakoze ese hari ibindi byishimo biba birenze umuntu urakoze agabikubwira ati ntabwo utagize ngo ntabwo utagize ese ibya nyuma ubundi ni ibimeze bite ye ntabwo uri kunsobanura neza ari ibi nese umuntu yabibona bite ko ari ibya nyuma ahubwo wowe se ushobora kubibona ukabyumva umudamu se arareba cyane araseka cyane se uzababaze aratitira cyane se uzababaze ntabwo zonsobanuriye kuri nararibonye njye ntabwo ndarabonye muri ibyo bintu winshyiramo ntabwo bisobanuriye rwose ibintu ujya kumva nkumva ku maradiyo ibyishimo bya nyuma bagiye kuzana ino miti njyewe runo ruganda rukorera mu Bwongereza nako muri Amerika ninjye narubwiye ngo rubikore babikoze bitewe na gahunda ko mwayikoraga gake iminota mikeya imibonano nyine none se nushobora kumara isaha ubwo isaha ubu ikiri muri icyo gikorwa kandi bakweretse imiti ariko nanone numva gukoresha imiti atari byiza pe ni byiza gushimisha umukunzi wawe pe akagera ku byishimo bye bya nyuma none uvuga uri kubishimangira kandi kugeza ubu ndamenye igisobanuro cyabyo urabizi urumva biba ari byiza ariko wakoresha bazabaza abaganga ese mu Rwanda ntabwo dufite abaganga ntidufite amavuriro hirya no hino ntibakugira inama
niba bidakora neza uri umuhungu ukajya gutya bipagura ko babyita hanyuma ntibagenda ko batere muzehe muganga bimeze gutya na gutya ngo babyita kubipa bipa kandi ngo birabaza abana b'abakobwa buriya koko se ngo buriya ngo niba ari ibyintu bya mbere gishobora umugore gutuma afatiriza akigendera numva ibiganiro ku mateleviziyo n'amaradiyo ari amateleviziyo n'amaradiyo ibyishimo ngo bya nyuma ngo niba ngo umugabo ngo bipa ngo ugahita ngo bipa ngo turakuvura ngo tuguha imiti ngo ituma akanyabugabo kaza ngo kiyongera urumva ni uko ibintu bimeze ubu rero bino binini bikemura ibibazo nk'ibyo ngibyo aya mashakarete yo ntabwo nyazi ano mashokora yo si nyazi sindanayabona hari n'ibyitwa agakawa k'abakire agakawa k'abakire agafu bakoraga mu mazi ashyushye ntabwo birakora abakire ngo barakanywa benshi kubera abakire buriya baba bafite na stress kugira ngo bakunda guhura n'ibibazo abakire buriya iyo afite stress n'ibiki kubera ibintu byinshi baba bafite banke amakontineri ari kuza akenshi ngo bikunda gutuma ntuze ngo nyine biriya bintu bitabazamo rero ngo hari agakawa kabo gahenda kubi kagura 450 agakawa k'agafu kari mu kantu k'akacaje baragafata kagakorogera mu mazi ashyushye ubundi akanywa gutyo akanywa akiranguza icyo gihe ngo biza gutuma ngo biramufasha cyane ubwo rero numva ibyo bintu byose ngo ni ibintu bigenda bigira ariko ubwo sinzi abazungu nabo bazana ibintu byabo